gutondagira. Ubushize yatondagiye nyakubahwa Izayi, njewe twakoreye ikiganiro hano hepfo. Yego. Ndamubwira nti Tojene, reka gutondagira umubyeyi. Bati uri umunyacanga uguvuka hamwe na Izayi mu murenge umwe, uri kugendera ku marangamutima. Ndamubwira nti nutabizira ndi i Rwanda. Umuntu wampamagaye uri muri Canada ambwira ngo twara inshuti turashwanya. Ndagira ngo hari ikindi yampamagaye bamaze kumuta muri yombi. Nurire Imana irahari. Hagati y'Imana na shitani akorera ndi, kandi afite umwe akorera. ubwe abyivugire abyature. Cya kabiri ubwo ndi kwanzura. Yego. Tudusoza nta cyanzura. Nguhaye full stop. Hagarika ibyo urimo. Uhindure uvuga ubutumwa barakureba. Nutabihagarika ndumva navuga. Hagarika ibyo urimo, hagarika gutondagira abantu batagutondagiye. Usabye guhagarika gutondagira Izayi, urabyanga. Ejo bundi umusabye imbabazi, Imana yakunoshe. Ubu rero noneho ntago ari nka birya byakeraga. Hoye, ibintu byarahindutse. Hagarika ibyo bintu nurangiza. Wibuke aho watakarije ugarukira Uwiteka nawe arakugarukira. Natabikora amaraso ye sinzayabazwe. Azana inote ebyiri. Yego. Za 4. Iya 2 n'indi ya 2. Avuye kuzivumira inyuma y'urugo. Kandi aragaragaza ko ari inshuti yanjye. Ngo hereze nimero za mushiki wanjye. Nawe nuko ameze. Ndasago ni iki? Si ururasago nuko ruba rumeze. Ni nkovu. Bifite icyo bivuze. Anabimenyereho. Ntarambuye ukuboko kw'ibumoso ndafata mera nk'ufasha amashanyarazi. Donc hari abantu bagendera mu mivumo, hari abantu bari mu mivumo myinshi kandi migari ibamereye nabi kubera ko bagiye bavuma ubwoko butavumika. Rwanda Gospel urugendo online ni ibinyamakuru akurikira kandi nawe ajya avugiraho. Ntabwo ndi bwende kuvuga iby'inyuma, gusa ikintu nshaka kuvuga cya mbere, nzi nibishaka wo kuri social media, nkamenya nibishaka wo mu rugo cyangwa se nibishaka Theogene usanzwe, hakabana nibishaka tubona kuri social media. Ubwo ngewe ndashaka kuvuga nibishaka Theogene mbona kuri social media. Ntabwo umuhanuzi abeho gusenya abandi yitwaje ubuhanuzi, cyane cyane ku izina ryanjye jewe rirotirye. Icyo kumusabira ni kimwe, Imana izamuha agakiza. Funze ninjye muntu yahamagaye, ninjye muntu twavuganye bakimufata. Nepo agira ishyaka, amasengesho yarakozwe. Warambonye hariya ku rukiko mvuga nti njyewe nasenze Imana yavuganye nanjye. Nepa kusanya abantu, utanze 1,000, utanze 200, umwavoka arishyurwa. Nakubajije ngo mu rukiko ko wagiye ujyayo, hari undi muvandimwe wahabonye uretse abo kuri social media? Ubona bari kusigira abonye dushokora yahaye Gerard. Turadushokora wowe kakiriye. Ntago Gerard yazintanze. Yagiye aho mvuye. Simubujije gupanga ibyo agiye kuvuga, nta none abangamira. Ariko nimuzanyemo gutondagira ugafata umubyeyi, reka duherenda kuri Izayi. Uramutondagiye, ngugira inama ntiwumvise. Uvuye muri gereza nibwo ubwenge busubiye kuri gahunda, urapfukamye umusabye imbabazi. Yamusabiye imbabazi ku Isimbi TV. Ndagira ngo muze kubanza gufata ikiganiro nakoranye nawe ndi kumubwira ko adakwiye gutondagira Izayi, ko nta Mana yavuganye nawe kandi ko azabisabira imbabazi. Muze kuyishyira muri iki kiganiro, uzabona ikigutabara, uzatungurwa. Satani wihaye ukamuyoboka, kera wari uhagaze neza, azagutera, azakugirira nabi. Ntabwo uzigera ubona no gusengera.
azasobanure hagati ya Satani n'Imana akorera nde. Turi kumwe ntakurwanirira muri we Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi muri mu bice bitandukanye byo muri gukora byose imirimo mwerekejeho amaboko mufite ukwizera Imana ihire. Nitwa Samu Gakire, nagarutse ndi mu rugendo online TV ndetse na Rwanda Gospel Show. Abantu bajeho bakore subscribe kuri Rwanda Gospel Show, ngo ni mwe mu nyamakuru bikora gospel nziza cyane zitavangiye kwa Jerry mu supporting Bwana Jerry. Bwana sifiwe Pascal. Asifiwe sana. Umeze neza? Nashukuru kabisa. Imana irahari. Yego. Imana ihora ihari. Imana ihora ihari igihe cyose. Kandi igihe bavuga ngo yiriwe ahandi sitahirwana. No kubera kutamenya, ariko nabwo ni umugani wa kera tutamenya icyo wasobanuraga. Buriya byari bifite icyo bivuga. Shobora kuba ari indi Mana, ubundi Imana umuremyi w'ijuru n'isi ibera hose icyarimwe. Yego. Kandi kabana n'abantu bose icyarimwe. Uyemereye wese agakingura umutima iba muri we. Byaje ryari kugira ngo umve ko Imana ibihari mu buzima bwawe, kubera ko ni na YouTube channel yawe nayo inyuraho ibiganiro byiza. Ngewe mvuka nitwaga Irahari Pascal. Ndi mu ishuri mwarimu yigeze kumbaza ngo ariko ngo irahari inki. Ihene, inka, intambara, ingurube, inki. None mera ko mfata icyemezo nicara mu gashyamba, kuko ikigo nizeho cyari kira ahantu hari ishyamba. Ndavuga nti ngubu ninjya gufata irangamuntu nzashyiraho ngo Imana. Ndavuga nti ibintu ntabwo nabikora ntabajije umubyeyi. Njya kureba umusaza ndamubaza, ndavuga se washakaga kuvuga ko ari inki hari? Arambwira ngo ni Imana. Nabone se mbishyizeho mwirangamimerere nkitwa Imana irahari, ntacyo byaba bitwaye? Ntiwazavuga ko nagusuzuguye? Arambwira ati nta kibazo, ntacyo bitwaye. Mpita noneho rero ndagenda nishyira hako gace nitwa Imana irahari. Noneho mfunguye YouTube channel nyita Imana irahari TV. Imana irahari TV. Umeze neza cyane? Yego. Urashima Imana? Yego. Twari duherukanye twagiye tuheruka tubana muri byinshi, ariko ibyo twari duherukanye nabyo Imana twarayibonye. Yego. Turacyayibona. Hari ukuntu tuyibona Imana muri byinshi kandi tukayibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yego. Atari uko twakiranutse kurenza abandi, ahubwo ari uko Imana kugira yerekane ko iri kumwe natwe. Iri kumwe natwe. Yerekane ko ihari. Twongeye kukwakira hano ku rugendo online TV ndetse no kuri Rwanda Gospel Show. Hari byinshi cyane biza hano kuri social media, ngira ngo uyu munsi turi buze kuganiraho nk'umuntu uba kuri social media, ariko hirya yayo ukaba uri n'umuvuga butumwa, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana. Ariko nawe ibi bintu ubibamo. Ibyo ari byose, aho bipfira urahabona, aho bikirira urahabona, umuti wabyo urawubona. Mbese nk'umuntu ubibamo hari ibintu byinshi cyane. Ndahera nko ku kibazo cya mbere. Yego. Cyamatsiko nshaka kukubaza. Inshuro nyinshi tujya twumva ngo pastor uyu n'uyu yasambanye. Umuvuga butumwa uyu yafatiwe ahantu mu kabari. Umushumba uyu n'uyu agikozimu. Uyu n'uyu yatwaye umugore wundi. Ariko ba nyir'ubwite nta muntu n'umwe ujya ubyemera avuga ngo nagiye mu ntege nke. Usanga bose bavuga ati barambeshyera, nabo Satani iri gukoresha. Kubera iki ibi bintu cyari biri mu bakozi b'Imana muri sekira tukaba tutakibona inkuru nk'izo ngizo zivugwa ku basitari? Ikibazo kiri mu bantu bahoze bakorera Imana cyangwa bavuga ko bakorera Imana, bafite umudayimoni wo kwishyira hejuru. Urabona y'Imana ibanye nawe, Imana ishobora gukorana nawe ukazura umuntu wapfuye. Imana ishobora gukorana nawe ugasengera umuntu abadayimoni bakagenda. Noneho rero Satani w'ikintu hita akora, ahita kwatakisha umwuka wo kwishyira hejuru. Noneho bakari wowe wabikoze. Ugahita umva kari wowe wabikoze, uzumva abantu bavuga ngo nasengera umuntu arakira. N'abasengera iwe cyangwa se abasengera mu itorero ayoboye baravuga ngo tugiye gusengera kwa runaka, sibyo? Dusengera kwa Bishop Rugamba.
dusengera kwa Kwa Pastor Rugagi, Saviye, dusengera dusengera kwa Rugagi, kwa dusengera Gitwaza. kwa Yeremiya. Urumva noneho wa mudayimoni amazina y'abashumba yarenze ugaca wa mudayimoni ugaca muri ba bakristo ni uhera we bakaguhindura imana. Ntibavuge ngo tugiye gusenga imana ahubwo tugiye gusenga kwa runaka. Urabyumva? Niyo utari winjira mu materaniro ujye ko ukabona abantu ntibari abantu barangaye bafite ibindi bahugiyemo ariko wakwinjira bagatangira bakiyegeranya. Kubera iki? Bamaze kukwimika nk'ikigirwa mana imbere yabo. Niho rero wa muntu nawe ubahagarara imbere avuga ati burya koko ndashoboye. Niyo ndahari abantu bacika intege. Naza abantu akaba aribwo binjira mu bihe byiza byo gusenga. bamwe basiga bafite ububasha bwo kwima abandi ubugingo. Yego, Satani agahita mwataka agahita yumva ko noneho abantu bazarya kubera ko yahanuye, abantu bazabaho kubera ko yabasengeye, abantu bazagira gute. Rimwe na rimwe uzasanga baratewe n'umudayimoni wo kwiyemera no kwishyira hejuru. Niyo mpamvu tubabona kenshi umuntu ajya kuri kamera akavuga ngo ninjye wasengeye runaka, muteza ibyago, ninjye wasengeye runaka, mugirira gutya. Urabona nka nibishaka Theogene agiye kuri kamera ngo niwe wateje ngo yasengeye Pastor Mutesi ngamuteza ngo ibyago. Uremera ko buretse nibishaka we turaza kumugeraho we buretse nanjye ndi kubona ibiganiro byo n'ubuhanuzi bwe bibiri mu yindi shusho nimba ari uburyo ahamagawemo biranashoboka. Yego ko ntago ngiye nari mpari Imana imuhamagara, ariko hari ikintu kimwe nshaka kwiba ku kintu nshaka kukubaza kijyanye n'ibyo, aho abakozi b'Imana bamwe bavuga ngo reka ndeke no kuvuga gutinda kuri Rugagi cyane kuriya yavuze ngo Scovia ntazabona ubugingo kireka musabye imbabazi. Urumva ko nabwo n'ububasha yihaye, ariko inshuro nyinshi abakozi b'Imana mujya mutubwira ngo bafite akanwa kavuma. Baravuga ati yongewe ntege mpagaze mu butware bw'Imana nakwatura ikintu kikaba. None kubera icyo uri kubihakana ko umukozi w'Imana adashobora kuba ari ibintu ni bibiri ariko bibanzirizwa n'icyambere. Yego, Imana ubwo iravuga ngo nta uvuma uwo ntavumye. Nta uvuma uwo nahaye umugisha. Icyo cy'abantu bakemera kuko ijambo waciriye rigira power muri wowe bitewe n'uburyo waryakiriyemo. Donc umuntu ashobora kukuvuma kuko amenyerewe kuvuga amagambo y'ubugoryi, kuko amenyerewe kuvuga amagambo ahubutse, warangiza ukabyizera, ejo wasitara ngo ni wa muvumo wa runaka. Nta uvumo Imana itavumye. Cya kabiri, twabonye umugabo wavumanaga, hari abo yagiye kuvuma. Sinshaka kujya muri Bibiliya uno munsi, biranga ngo yabavuma akumva umwuka umutegeka kubahesha iki? Umugisha. bwoko butavumika. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari igihe uvuma bikemera n'igihe uvuma bikanga bitewe n'uwo uvuma. Burya umuntu ashobora no kukuvuma afite n'impamvu ifatika, wanamuhemukiye, wanamubabaje, ariko umuvumo ntukugereho. Kubera iki? Kubera Imana. Kubera Imana. Mu bihe byashize umuntu yaje wanjye ariyemera yigira umunyamafaranga. Urabizi ko ngewe ntabwo nkunda ubundi ubusanzwe nkunda gusabana n'abantu tugatera urwenya tukagera dute, ariko nanone nubwo naba mfite icyo nabona cyose biragoye kugira ngo bamenye ko ngifite. Yego. Aje mu rugo saa 8 ngo mbega ngo komona ngo nta kintu ko mutariye, ko mona mutari kurya. Donc saa 8 ndi mu rugo ngenyine, ndi kumwe na madame, abana bagiye kwiga. Ndamubwira nti twabuze icyo duteka. Yarasimbutse azana inote 2 za 2 nshyashya. Yarabanje yihina inyuma arabanza arazivuma ati none ndamufatishije. Azana inote 2. Yego. Za 4. Iya 2 n'indi ya 2. Avuye kuzivumira inyuma y'urugo. Kandi aragaragaza ko ari inshuti yanjye. Kandi aragaragariza mu bantu ko nje nawe nta kibazo. Ariko aragenda afata 4,000 arabivuma ngo sinzongere gufata amafaranga mu ntoki zanjye. Arangije amafaranga arayanzanira kuko yamaze kumva ko tutatetse. Ariko nkimara kuyafata hari ukuntu umuntu aba ameze burya. Ntiwibwire ko napfa gufata uburozi ngo ukuboko kwanjye kubure gutitira. Reba hano. Ngo hereze nimero za mushiki wanjye.
nawe nuko ameze. Indasago ni iki? Si ururasago nuko ruba rumeze. Ni inkovu. Bifite icyo bivuze. Anabimenyereho. Narambuye ukuboko kw'ibumoso ndafata mera nk'ufashe amashanyarazi. Ndazinga ndameka hariya. Ndangije nyamuguriramo fanta. Bita ntumiza fanta. Arayinywa. Amaze kuyinywa turaganira arataha. Haci iminsi 15. Aterega nukunsengera. Telefone yanjye nta mafaranga kijyaho. Tubundi nakiraga amafaranga buri munsi. Nta mafaranga kijyaho. Donc wa muvumo w'amafaranga wahise umuhindukirana bari wufata. Sigaye nta kintu yakoresheje. Njewe ntayarya. Sikuri gusetsa. Subwo kugira ngo imisozi narenze ntago ari myinshi guturuka hari mu Buganza. Ni myinshi. Hari abantu rero bajya bakina, hari impano umuntu avukana. Yego. Hari impano umubyeyi yakuraga. Hari impano uhabwa n'Imana. Izo zose yari nziza ziragukingira. Noneho mu ukuri. Ariyizi araza kubimenya. Cyane buriya umuntu nabonye umudamu wawe nawe nabonye ari umunyamahanga. Ntabwo njya nkunda umuntu umuvuga kuri kamera. Ntago nta bintu byinshi cyane kumuvuga. Hari umugabo w'iwacu. Kumuvuga ikintu kimwe uyu mugabo ariko oya Samu twumvikane reka abantu mwe ntaba kuri social media. Ni wa muntu uba wibereye mu rugo ariko umuntu uri gukurikira iki kiganiro nimba ugikeniye ko umuntu agusengera akiri umunyamakuru atari yangerika uzafata nimero y'uyu mugabo aguha umudamu wagusengera. Oya ibyo byo reka tubyihorere. Hari umugabo w'iwacu ngo twe turi ku banyamuvumo yitabye Imana muri ruko ridashira yitwaga Esron. Yari ari mu murima ari guhinga. Agiye kuhabona ikiyoni mu giti cy'umuvumo aterura ibuye ryiza ngo atere icyo kiyoni. Yarariteye ibuye aho gufata ikiyoni rigwa ku giti cy'umuvumo. Urabona imivumo urabona ko hari iwacu buri rugo rwabaga rufite umuvumo ku rugo munsi y'urugo. Yego. Yari ari munsi y'urugo atera ibuye rifata ku muvumo, hari ukuntu yabaga yarakuze yaragaye rihita riragaruka rimwe kubita mu gahanga. Ahita agwa hasi. Ati ninde muntu unteye ibuye bene aka kageni. Avuze induru avugije induru turatabaha. Undi wari uri ku musozi ati nyamara agerageje gutera ikiyoni ateye ibuye rifata ku giti riramugarukana rimukubita ku gahanga. Agwa hasi kugira ngo abyumve byaragoranye. Donc hari abantu bagendera mu mivumo, hari abantu bari mu mivumo myinshi kandi migari ibamereye nabi kubera ko bagiye bavuma ubwoko butavumika. Hari abana b'Imana bahora basenga, barara basenga, birirwa basenga. Imana yagiranye nabo amasezerano irangije irasinya. Ku buryo udashobora na rimwe gucipota kabane nubwo yaba ari mu ntege nke, ku buryo udashobora kumwoherereza umuvumo na gatoya. Ahubwo hita ukugarukana ukakurambika. Urakoze cyane. Mu kanya wari uvuze kuri nibishaka n'ibiganiro ari gukora. Ngira ngo nibishaka n'umwe mu bantu baje kuri social media bafite ubuhanuzi mu minsi yashize busa nk'ubukakaye cyane. Bitewe n'ibyo yahanuraga abantu baragiye babikurikira barabizi. Ntabwo ndi bisubiremo cyane. Aza nuko usa nk'ubizize. Atabwa muri yombi arakurikiranwa, nyuma yaho arafungurwa. Abantu bati umuntu uvuye hariya aba yagiye ku murongo. Ubu ntazongera guhanura nyine ibintu bye. Yazasaba Imana ubwenge. Hari ukuntu Imana iguha impano n'ubuhanuzi ariko ugakenera n'ubwenge bwo gukoresha bya mpano y'ubuhanuzi. Kuko nicyo kintu nde kuri kamera nicyo kintu abahanuzi benshi bashobora kuba bajya babura. Atari umuhanuzi ariko akabura nimba ari impano y'ubugenzuzi, navuga gutyo, nimba ari nk'impano, nimba ari nk'ubwenge bwo gukoresha ya mpano Imana yamuhaye. Abenshi tujya tubona rwose batawe muri yombi kandi bari bahanuye ibyo ibyago ibikomeye bikini. Ejo bundi rero mu minsi ishize n'ubundi
abaye nk'umuntu wongera kugaruka Mm. bundi bushya, agarutse bundi bushya, abantu bose bati wa mugabo urongeye. Mm. Aturongeye. Bimwe mu bintu ari kuvuga kuri social media ni ibyago n'ubundi, bimwe biri ku bakozi b'Imana, n'ibindi ari guhanura bigiye kuba. Uriya muntu ni inshuti yawe, Yego. uri mu bantu basi bamwegereye, uramubwira ati nyaboneka genza gake, dore ibi bintu n'ubundi wari ubizize. Reka rero noneho tuvugane. Rwanda Gospel urugendo online ni ibinyamakuru akurikira kandi nawe ajya avugiraho. Ntabwo ndi bwende kuvuga iby'inyuma, gusa ikintu nshaka kuvuga cya mbere, nzi nibishaka wo kuri social media, nkamenya nibishaka wo mu rugo cyangwa se nibishaka Theogene usanzwe, hakabana nibishaka tubona kuri social media. Ubwo ngewe ndashaka kuvuga nibishaka Theogene mbona kuri social media kandi kuva mbere. Ndagira ngo muri abanyamakuru muze kugenda mujye ku kinyamakuru cyitwa Ubugingo TV1. Ni ikinyamakuru cya Kimanuka Jean Paul. Yego. Ndagira ngo hari ikiganiro dufitanyeyo, muraza kukibona, uretse ko kitigeze kigera kure, ariko si ubwa mbere mvuze. Bibiliya iravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umuntu yavuye mu byaha aba ari umukiranutsi, ntabwo aba ari injiji, yikontorora no mu byo avuga. Ntabwo nibaza rero kuba nibishaka we Theogene uza kuri social media uje guhanurira abantu ibyago ko bagiye gupfa, ukaza uje kwibasira abantu, ndetse rimwe na rimwe bamwe bagaceceka ntibagire ikintu na kimwe bagusubiza, warangizaho kugira ngo utekereze nk'umunyabwenge, uce bugufiya wibaza impamvu wataka abantu ntibavuge, ahubwo ukongera umuvuduko. Naje kuguha full stop. Nimba uri umuhanuzi ngwino uhanure, nimba uri umuvuga butumwa yigeze aguhanurira ngwino uvuga ubutumwa. Oya, ndi kuvuga ngo niba. Yego. Sibyo? Ntabwo Imana izamuhembera kuza kuri social media guhahamura abantu cyangwa kubateza ubwoba, ndetse no guhangara abantu bakuru. Ko Imana izamutuma isuzugura ceceke. Hanyuma Imana iyo igutumye igutumana indero nke. Ese yo murebye mubona nibishaka afite indero? Nibishaka afite indero, afite ifuhe, afite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Ahubwo nasobanurire hagati y'Imana na Satani akorera nde? Ashara mugabo n'umukozi wayo. Theogene, hagati y'Imana na Satani urakorera nde? Impamvu aho kugira ngo uzubwire abantu bihana ibyaha, aho kugira ngo uzubwire abantu ko ubwami bw'Imana bwegereje, aho kugira ngo uzubwire abantu bave mu byaha byabo, uraza utondagira. Ubushize yatondagiye nyakubahwa Izayi, njewe twakoreye ikiganiro hano hepfo. Yego. Ndamubwira nti Theogene, reka gutondagira umubyeyi, bati uri umunyacanga uguvuka hamwe na Izayi mu murenge umwe, uri kugendera ku marangamutima. Ndamubwira nti nutabizira ndi i Rwanda. Umuntu wampamagaye uri muri Canada ambwira ngo twara inshuti turashwanya. Ndagira ngo hari ikindi yampamagaye bamaze kumuta muri yombi. Yakwanze kubera ko uri kwibasira. Ngo ngengo ndimo ndabangamira ubuhanuzi. Eske ubuhanuzi bw'amezi 3 kubapfuye, kuba yeguye, kuba giye Belgique bwarasohoye ntibwasohoye? Cyo ni kimwe. Naramwegereye, turabutegereje. Ndamubwira nti muvandimwe, ushobora kubura umukozi w'Imana, ngwino uvuge Imana kuko iby'Imana ikora ni byinshi kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Urarahira ngo isuka n'agatebo ugacira ku gahera, ugatinyuka ugafata umubyeyi, ariko ubundi reka mbabaza. Harigeze cye ntiyasaze? Harya Pastor Claude ntiyagize? None se Pastor Claude rwarasenyutse? Ezekiel yarasaze? Kwenda bizaba. None se Justin iminsi 15 ntirarangira?
ntabwo ari ukuri ushaka nkubwira. Hari impamvu uyu munsi nemeye kwicara kuri kamera nkamuvugaho, ariko ndamuburiye nahindura ingendo ze. Hamwe yakwitekereza ntiyagibwaho n'urubanza. Bibiliya ikavuga ngo nzagukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho. Mbere yo kuza kubivuga kuri kamera wigeze umwegera uramubwira ngo rekeraho ibyo bintu? None se ngo uhereze ama voice umwoherereza tuvuganiraho agusubiza iki? None se wari uzi ko buriya Theogene mu mibereho ye yose mushobora kusangira, agira umutima mwiza, ushobora kugira ikibazo akagutabara, ariko nugera ku rwego rwo kumugira inama ahita ashyiraho yigisi itukura ntiyongera no kuvuga. Wirengagije ko mu rukiko bamubwiye ko atagomba kongera gusubira kuri kamera, none arasubira kuri kamera, ahubwo noneho avuga nk'ibyo yazize kera, gutondagira abantu. None se ko bamufunze Nepo w'Umusaraba TV agahamagara abantu bose bavugiraga ubutumwa ku Musaraba TV, agahamagara bawukurikiraga, nimuteranye amafaranga twishyura umwavoka akishyurwa, bakamukurikirana mu rubanza. Hari mama we, hari mukuru we, hari mushiki we, hari umuvandimwe mwabonye wamukurikiranye. Nyuma yuko avuye muri gereza Nepo yamwituye iki? Yaramwibye Nepo. Hari utabizi se? Nepo yiba nibishaka. Yakusanyije udufaranga twose adukubita umufuka umuhungu. Ntiyabivuze, ngiye nakoranye no ikiganiro. Reka twumvikane. Nepo ubwo nashatse kugira ngo duhere hasi nyine ubwo wansembuye. Yego. Baramufunze. Ninje muntu yahamagaye. Ninje muntu twavuganye bakimufata. Nepo agira ishyaka, amasengesho yarakozwe. Warambonye hariya ku rukiko mvuga nti njyewe nasenze Imana yavuganye nanjye. Nepo akusanya abantu, utanze 1,000, utanze 200, umwavoka arishyurwa. Nakubajije ngo mu rukiko ko wagiye ujyayo, hari undi muvandimwe wahabonye uretse abo kuri social media? None se atashe yafasha abo bantu abashyira hamwe aganira nabo arababwira ati mwarakoze, cyangwa yatashe abarohaho za rokete zitagira epfo na ruguru? Yabashinja ibinyoma. Hari ijambo yakunze kuvuga ngo hari imbuga zakerewe, nubwo atabivugiye kuri kamera. Nanjye yambwiye ko hari urubuga nari mfite ngo rutangisha amafaranga. None se uyu munsi ko bagiye kumusubizamo, ninde wundi uri bumurenge? Ko Nepo wamurwanyeho ibyo yamwituye mwabibonye. Inkuru ye na Nepo kimwe twoye kuyinjiramo cyane. Yego. Ni nini? Ibintu by'amagaze, irimo ibintu by'amakamera. Noneho reka nanakubwiye, sibyo? Nepo aranihangana ku rwego ruri hejuru. Yanze kuvuga. None se yigeze avuga? Yanze kugira ikintu abitangaza. Uretse ko abasekirite ba hano babahinduye. Ngiye nguhe nimero y'umusekirite. Akubwira aho yapangiraga ibintu yaragiye kuvuga kuri kamera. Donc nje ndi kuvuga ubutumwa hano. Umusekirite nshoje kuvuga ubutumwa arampamagara. Arambwira ati mu buzima mbonye umuntu uza kuri kamera akavuga atabanje kujya gupanga ibyo agiye kuvuga. Simubujije gupanga ibyo agiye kuvuga, nta none abangamira. Ariko nimuzanyemo gutondagira ugafata umubyeyi, reka duherenda kuri Izayi. Uramutondagiye ngugira inama ntiwumvise. Uvuye muri gereza nibwo ubwenge busubiye kuri gahunda, urapfukamye umusabye imbabazi. Yamusabye imbabazi ku Isimbi TV. Ndagira ngo muze kubanza gufata ikiganiro nakoranye nawe ndi kumubwira ko adakwiye gutondagira Izayi, ko nta Mana yavuganye nawe kandi ko azabisabira imbabazi. Muze kuyishyira muri iki kiganiro. Yego. Ntabwo nshaka kugira ngo haze kugira umuntu uvuga amfateye ijambo yumve ko naje kumuvugaho ngo yenda ngo bigire uko. Nta kundi biri bugende. Mfite uko mbayeho, mfite uko nkora, ariko nanone ntabwo nakomeza kurebera. Wowe rero nibishaka Theogene wakosa kuko uri umuntu, ariko nyaboneka sigaho. Ejo bundi hari n'ikindi wowe utazi. Yego.
kuri Mutesi se ntabwo kuri Mutesi ndahagera. byose turabivugaho Sibyo? Umuntu agira ubuzima bwe prive. Kuba ngiye wansura mu rugo iwanjye. yego Nimba ushaka mpere kuri Mutesi. Unsuye iwanjye ndishimye nkwambitse ingofero nguhaye inkoni undi agende harayikubite ku gatuza ngo ibyo kurya by'abana b'Imana ngo nabihaye imbwa. Bishop Gerard ni imbwa. Umuntu w'umugabo ugatinyuka ukavuga ngo ibyo kurya by'abana b'Imana babihaye imbwa. Bishop Gerard ni imbwa. Umuntu w'umugabo ni ibiryo Mutesi yarahaye donko basangiye na Mutesi amwambika ingofero amuhereza inkoni undi nawe yagiye kuri kamera arikubita ku gatuza ngo bahaye ngo ibyo kurya by'abana b'Imana imbwa. We n'umwana w'Imana. Nimba Bishop Gerard yaragiye akajya kuganira na Pastor Mutesi kubw'uko mu minsi yashize batari bameranye neza, ese tunezezwa nuko abantu bahora bashondana? Njyewe wakiriye umuntu mu rugo iwawe undi aritumbukije, si umwana wawe, si mwishwa wawe, ntimwabanye, ntimwasangiye, ntacyo mupfana, uze umuhanuriye urupfu. Imvaye ngo ntiri no mu Rwanda, ariko abantu batari banarenga igihugu. Ubundi nimba babumva ko hanze sinzi sibyo ngo imvaye ngo ntiri mu Rwanda ngazagwa hanze. Theogene kera wavugaga Imana no kuri pe, iyo wabaga wavuze ubutumwa abantu bose barihanaga. Urabura iki ngo ugaruke mu ivuga butumwa kitiko no guhangara abantu bakuruta? Niba gusubiza muri gereza ninde muntu uragufasha? Abamufashije mbere nose ntafite basengana ntabwo yavuye muri gereza. President akamufata akamushyira kuri kamera. Theogene akabeshya ngo bamwibye kamera iri mu rugo. Aba diaspora bakamuhereza amafaranga akagura indi kamera ya kabiri. Ntabwo yayiguriye hano wari uhari. Makasiri ntabwo ari ngiye yatumye mu rugo kuzana amafaranga. President ntabwo yaje kumusura akavuga ati nyaboneka bantu b'Imana nimufate murenyo mufashe uno muntu. Abantu ho kuri Zaburi bakavuga ati uyu muntu reka tumufashe, baramufashije keretse utarabibonye. Izo kamera zaguriwe hano muri Ararume. Makasiri yaguzwe afite kamera maze kwa Kanepo. Cyangwa ni Nepo wari wayibye niwe nibyo yavuga. Nepo ntabwo yigeze yiba nibishaka. Iyo Nepo aza kwiba nibishaka nge nari kubimenya. Urumva? Theo nta bintu twavuganaga. Ariko Nepo naramusuraga nawe akansura. Hari ibyo ari kunyigisha mwese muzi. Yego. Kuko yarize afite kaminuza, afite ubumenyi. Hari ibyo nge ntari nzi yarari kugira gute kunyigisha najyagayo. None ufashe Nepo aragufashije uratashye, uhinduyemo ko yagucuruje, ariko mugabo waratashye. Zaburi irakwakiriye uhise umwataka ngo yakuririye amafaranga. Njewe ubwanjye naramubwiye nti wakoze ikosa rikomeye kujya kwataka President wo kuri Zaburi kandi yaragufashije. Aho kugira ngo azasaba imbabazi yaragiye afata amafaranga araza ngo dora yanjye yayampaye. Ngaho President ni mumuhamagare none ahangaha ababwire ko yigeze abonana na nibishaka. Amaze kuyamwereka kuyerekana kuri kamera, ubwo agumuye abandi bantu bashinza Brezil ko yabariye amafaranga. Brezil ari kwishyura abantu kandi ni ikinyoma. Ikiganiro gikoreye hariya, twe twari hariya, arazamuka nsangana n'abantu batatu. Wampamagara nkabakwereka waba uri umuyobozi yerekanye ari nkangahe waba urinde yarafite nibuze ari nk'ibihumbi 50 zari noti za 5. Mba ndamubajije ese ari amafaranga President yakwishyuye ngo ubuse ngo dosiye sinyirangije ngo ubu ndamukomye ngo birarangiye. Donc uri kuza gukoma abantu aho kuza kubwira abantu kuva mu byaha. Umuhamagaro wawe no wibishegu, umuhamagaro wawe no gutondagira abakuruta, umuhamagaro wawe no kuvuga abantu batakuvuze, umuhamagaro wawe no gutukana, uguhanura ibikomeye mwati. Umuhamagaro wawe no guhahamura abanyarwanda. Umuhamagaro wawe ni uwuhe wa mugabo? Se urahakana ko iterabwoba ufite ni bwoko ki? Urahakana ko Theogene atari umukozi w'Imana? Nkuremo ingofero muhanurire. Yekoremo nimba buje. Si ubwa mbere umbonye njya kuri kamera nambaye ingofero? Yego.
wakwitonze mwene data, reka kombe ngakase, ariko n'ubundi yatatse Brezil, amushyize hanze, arakomakomye, agiye afata abantu bose batatse Brezil. Donc sinzi niba ari ukuri cyangwa niba ari ibinyoma, ubwo bafite n'igihamya, aramwatatse. Ejo bundi aba yumvise ko ureba ukuntu uyu muntu ahubwo ntazi ubwo, niyo mpamvu nakubajije ngo hagati y'Imana na Satani ukorera nde ko nayo ubwoko bwawe. Tekereza umuntu sinza kwivuga iryiza, ariko niba ntaragize icyiza mukoraho naramuvuze neza kandi nirengagiza amakosa ye yose. Yumve ko Pascal ari mu nkiko, aze murara ruma serebure ngo nari namubwiye aserebure ngo Pascal bamufunge. Bamfunge sha, narakwirutseho bamfunge. Narahagaze kuri kamera nkirengagiza amafuti yawe, ngapfukama ngasenga, nkajya mu cyimbo cyawe, nkihana ibyaha byawe, Imana ikambwira ko ikurekuye. Wumve ko ngewe nahamagajwe n'urukiko, uzu serebure uri muntu bwoko ki, ko abagukamira bose ugaruka ukabitura ikibi. Uzapfa nabi, ntabwo uzibukwa, uzaterwa, ntuzabona ikigutabara, uzatungurwa. Satani wihaye ukamuyoboka, kera wari uhagaze neza, azagutera, azakugirira nabi, ntabwo uzigera ubona no gusengera. Kandi kubera kwibagirwa, mwana w'umuntu ko wibagirwa vuba, ikiguteye kwibagirwa ni iki? Ni iki kiguteye kwibagirwa? Ese ejo bundi ko wasabye Izayi imbabazi, ukavuga uti natondagiye amavuta, uyu munsi ukaba ufashe umubyeyi, ufashe Pastor Mutesi, amaze iminsi atuje, Bishop Gerard aramusuye, ubwo butumye uhaguruka, aho kugira ngo uvuge ijambo ry'Imana abantu bakuziho, uratatse ngo ibyo kurya by'abana b'Imana babihaye imbwa. Uratinyutse, ututse umuntu w'umugabo, ututse umuntu w'umubyeyi ukubyaye ngo ni imbwa. Ese ko mutumye Imana itagaciro mu Rwanda, kandi nayo ko itazigera ituza, ikaba igiye kuza igahana yihanukiriye, nta na kimwe kitangira, ukaba ugiye kuba Kabarore inshuro ya gatatu. Bibiliya irakubwiye ngo kuri inyanga guhanwa ndakuruka. Imana ikaba igiye kukuruka, yari yakugiriye imbabazi, igakura iminyururu ku maboko yawe, aho gutaha ngo umenyeshe abantu inzira y'agakiza, urigamba ibibi wahanuye, ukarenzaho ukongera ugahanura ibindi. Ese byari bikwiye ku buzima bwawe, cyangwa birakwiye ko wumva imburi ya nyuma ukihana? Utakihana already umepata. Umepata. Urebye ubu ngubu nibishaka Tojene ubona atari umukozi w'Imana? None se ntiriwe mvugira abadukurikira, ntabwo komenti muzibona? Kimwe kabiri, none se umukozi w'Imana arangwa n'iki? Ingeso nziza, imvugo nziza, impuguro nziza, kumenyesha abantu ingoma y'Imana, no gutangariza abantu ko Yesu Kristo azagaruka. Imana ntibayitinyisha abantu, ahubwo bayikundisha abantu. Mukozi w'Imana ntiyihayagiza, mukozi w'Imana ntiyihimbaza, mukozi w'Imana ntabwo ahagarara avuge ngo ninjye usigaye, ninjye mukozi w'Imana gusa, ahubwo umukozi w'Imana ahora aciye bugufiya, ahindira umushyitsi munsi y'ibirenge by'Imana, akanga icyaha n'igisa nacyo, agakora ibyo gukiranuka. Nibishaka uyu yapfiriyemo umuntu,
nibishaka mvuga yari umuntu ushobora kugera ku bashonje akabagaburira, yari umuntu ushobora gufasha abantu atarobanuye, yari umuntu uvuga ubutumwa abantu bakihana. Mugende mufate video ze ari kubwiriza mu rusengero ntatika hazana. Donc abantu batumye ivuga butumwa ryo kuri YouTube abantu bari haga burundu. None se reka nkubaze, nimba Imana ifashe nibishaka ikamuzamura ikamugira umukozi, aho kugira ngo abibendera ry'abari inyuma, ahubwo ari gutuma abantu batakariza ikizere babandi bari inyuma, noneho Imana irakuruka, ntabwo iri bubyemere, ntabwo biri bukunde. Ubwo nimba adakorera Imana akorera nge namubajije azansubize. Hagati y'Imana na Satani akorera nde? None se uragira ngo ndatinya kubibaza? Mfite impamvu naje kwicara kuri kamera, ahubwo ndashaka kumubwira ngo hindura ingendo zawe, hinduka b'umuntu muzima, wijya kuri kamera ugiye guhangana n'abantu badahangana nawe. Brezil yaramusubije. Hako nibishaka nimba Imana yaramuhamagaye muri buriya buryo. None se Imana yamuhamagariye, ariko reka nkubwire, ubaha so na nyoko kugira ngo uzaramire mu gihugu Uwiteka Imana aguhaye ugutegeka kwa kabiri. Mwana wanjye ndakwinginze, ubaha so na nyoko kugira ngo uzaramire mu gihugu Uwiteka Imana aguhaye. Kuki ugera ahantu ukagera n'ahatagerwa? Kuki uhangara ugahangara n'abadahangarwa? Icyubahiro cyabo mwisi ariko mu ijuru. Donc abijuru barangwa no guca bugufi, abijuru barangwa n'imirimo myiza n'ubugwaneza. Iyi nkono ubona umushumba ahabwa, hejuru iragondoye, hasi irarambuye. Intama ni ikosa, tamika mu ijosi uyikurure gake 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 gake, uyigarure. Uyikurura kabiri gatatu bikanga, fata ya handi harambuye uyikocore ku kabuno, umwiyegereze, umwiyegereze. Bibiri ikavuga ngo umuntu nakosa umwegere rimwe, mwegere kabiri, niyanga uhamagare bene so babiri cyangwa batatu, nibyanga umuteze itorero ryose. Ahangaha hanejo bundi warabikoze kuri nibishaka. Ejo bundi imvura iri kugwa, sekirite nguyu yambera umugabo. Hari ikintu navuze. None wowe kugira gutya ukahamagara ibiganiro bigakorwa, nyuma yabyo abo wabihaye ukabasopanya. Navuze natanze ingero zikikakoresha to, turi mu ruhame rw'abantu, turi kumwe. Abyibuke twari hano imbere ya kiliziya, naramubwiye ngo vuga ubutumwa gusa, arabyanga. Bukeye aza gukora ikiganiro ari mu gishanga, abamukurikira barabibonye ngo icyifuzo cyanyu cyasubijwe ngo nagarutse muri Bibiliya. Ko uri muri Bibiliya aga kandi Bibiliya yakubanye ntoya gute? Ahubwo uri gutana, wapaganye, warangiye. Icyaba cyiza garuka mwivuga butumwa, ariko nanone witonde. Uriho urabwira abantu bumva, uriho urabwira abantu bazi Imana uko ikora, uriho urabwira abantu basenze, ariko rwose za kuri kamera uvuga ubutumwa, ariko witonde ureke kwataka abantu, kuko noneho hari imbaraga zigiye kukwataka, kandi izo mbaraga ntabwo uzigera ugira amaboko yo kurwana nazo ngo uzineshe. Ni imbaraga ziremereye, ni imbaraga zifite ibiro, ni imbaraga mbi, kuko Satani niko ahemba. Ntabwo uzigera uzishobora. Inama naguha rero, wagerageje gukora ibyo ushoboye byose wavuze mu ndimi, imbuto z'indimi ntitwazibonye. Watigishije amaboko uraguruka nka kajugujugu, ntabwo ibyo twabibonye. Mwene data, wagarukiye aho, ejo utazaririmba ngo iyo mbimenye. Kandi ni intero mbi, sinamenye ikayikiriza. Ivuga butumwa warihinduye,
ivuga amafuti. Aho kuvuga Imana uririrwa uvuga abantu, nibuze utari no kubabwira ngo bihane. Donc urashaka gukomeza gusopanya abantu. abari kubanika Abari kubanika. kandi abagomeye Imana ibigomba kubashyira ku Mu gihugu cy'u Rwanda. Imana yatoranije nibishaka. Ajye yirirwa yanika niwo abantu. muhamagaro we. Niwe muhamagaro. Kwanika abakozi b'Imana. Agiye kuri kamera. Batambikiriye. Aramutse agiye kuri kamera akavuga ngo njye umuhamagaro wanjye no kwanika abantu n'ikimana yampamagariye. Twaza hano kumubaza iki? Uko hamagawe se urabizi? Icyo tudashaka. Ariko tutiriwe tujya kure. Yavuze umuhamagaro we. Yavuze ko ari uwuhe? Yavuze ko umuhamagaro wari ugukorera Imana. Imana imayikorera mu buryo butandukanye. Ntabwo Imana igikenera ndi maboko. Iyo ari ukuriturira ritura, iyo ari ugukiza irakiza, iyo ari uguhaguruka irahaguruka. Imana ntikorera mu rusaku. Buriya rekana nakubwiye. Ikintu cyatumye mpaguruka hanini, iyo watatse uwa mbere agaceceka, kataka uwa kabiri agaceceka, uzi ko umuhanga buriya mu ntambara arwana acecetse. Njye nakubwiye ngo hari imbaraga zigiye gusumira. Wahagurukijwe n'Imana? Harya ni wowe wigeze umbaza icyo kibazo n'ubundi turi hariya cyangwa Nigeria? Sinzi umuntu wakimbajije. Kuza kuvuga ku nshuti yawe, kuri mugenzi wawe, yego, ku mukozi w'Imana mugenzi wawe wavuze ko wacyashye rimwe kabiri gatatu, wabona bitari gukunda, ubu uri gukora icyo bita kumuteza, uri kumuteza rubanda, uri kumuteza Imana. Oya, naje gusanga nibishaka wo kuri kamera atandukanye nibishaka usanzwe wo mu rugo, sibyo? Wo mu rugo nta kibazo. None nge ndi kuvuga kuri nibishaka wo kuri kamera, wo mu rugo nawe ndamuzi, mfite icyo nzavuga. Ahubwo ndashaka ngahindura inzira ze kuko ndamukunda. Ndagukunda, iyaba ntagukunda sinari kwicara kuri kamera. Hari byinshi uvuze ufite wakavuze. Ntabwo ukwiriye uhita uhagarika. Iyi ni full stop. Nyuma y'ubu reka nkubwire, ndagukarabye. Nshuti yawe kandi nyuma y'ubu sinzagaruka kongera kuvuga ngo nibishaka hagarika kwataka abantu biturije bari mu buzima bwabo. Ese erega binagize icyaha? Turetse n'imbere y'Imana. Byo muri RIB mu mwuka ntibikora. Binagize icyaha. Nagiyeyo ndabizi. Binagize icyaha. Itonde rero mwene da, ndagukunda. Ntabwo si wowe, ntago izina ryawe riryoshye cyane ku buryo ari ryo naza kuvuga. Oya, hari amazina menshi aryoshye twaza tukavuga. Ndabizi ko hari abantu batazi ibyawe byose bari buze kuntera amabuye, ariko umubyeyi wese uri bwumve ibi bintu araza gufungura amayindi ye, agira aho yerekeza, arumva ko hari impamvu. Kandi nkwiye kubikubwira nk'umuntu muziranye. Uyu munsi wa none nubwo ndi kuri kamera nanumvise ngo hari ikibazo kikubayo, naza nahita nsimbuka. Ariko nanone se kuba tuziranye bisobanuye ukomeza gukora amafuti nkureba? Ngomba kuvuga byaba na ngombwa. Nabona ugiye gushyira intoki mu ziko nkazana inkoni nkazikubita. Ntabwo umwana yakomeza kugerageza gukora mu muriro ndeba ngo nceceke. Uri gukora mu muriro kandi umuriro ugiye kukotsa. Donc kwataka abantu niwo muhamagara asigaye afite. Nibishaka ari yaguhanurira. Aho ngaho nabangiye mu yindi se cyangwa se mu buzima bwanjye hagati nawe, kuko naje kuri social media, urabyumva? Ariko ndibaza ko umuhanuzi mfite ntago ari nibishaka. Ariko ntago Imana ishaka kumugutumaho nawe. Umuhanuzi mfite si nibishaka, sibyo? Imana imugutumye ahubwo nuvuga ngo ntabwo wabyemera. Ese uziko nabyemera, ntabitega amatwi nkabyumva, sibyo? Nkuko n'ibindi byose tubikurikira tukabyumva. Ariko njye mfite n'abahanuzi bakuru. Mfite abahanuzi bakuru. Nkeneye abahanuzi najya gushaka. Ariko niba Imana iguhaye impano y'ubuhanuzi, nongere ngisubiremo, ku musaraba narakivuze,
ugahaguruka ukiruka ugahita wirukanka ukajya guhanura uzakora amafuti kuko nta mubyeyi ufite wo mu mwuka wo kukuyobora. Kuko hari umubyeyi wo mu mwuka ukugira inama mu buryo bw'umubiri ndetse zikakunganira mu rwego rwo hejuru mu buryo bw'umwuka bigatuma bwa buhanuzi bwawe butwara neza. Wane ibyo kuri Izayi turabitegereje ibya Nyabugogo. Witegereze ibyo kuri Izayi byararangiye nta n'ibyari biriho. Simwe mutubwira ngo bwemerwa busohoye. Ariko se sinabivuze. Imana yagiye kwa Abrahamu ati umwaka utanka iki gihe umwana w'umuhungu ntiyabonetse. Bibiliya se nayo kandi nimuyemera. None se amezi 3 ntarashira. Erega ibi bintu byo kuza kwataka abantu kandi ukabataka witwikiriye iyobokamana nibyo bintu bitumye abakozi b'Imana bateshwa agaciro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mpamagawe n'abantu benshi bambwira ati mu Rwanda no uwo twizeye wese dusanga zero. Imana ntijya yisubira. Imana yo uretse kitisubira nk'abantu uziko Imana uyikosa uyikosereza wakubita amavi hasi ukarambara rukavuza induru ikakubwira ngo mwana wanjye ndakubabari ku musaraba byagenze bite. None Izayi yabaye yarumvisha ubuhanuzi nawe agasaba Imana imbabazi cyangwa abapasakoro cyangwa abaezekeri bose. Ariko uziko nta namakuru mufite kagira inkuru Izayi ahubwo se ajya kurikira ibyo nibishaka avuga nimba bikurikira. Ye nigeze ngira amahirwe yo kuganira nawe twavuye mu bukwe. Yego. Bwa nawe nari namwambariye ngira amahirwe yo kumubaza. Ngira ngo ni no mu minsi nibishaka yaragifatwa. Mbimubajije warambwira ati ntakubeshye iyo bintu simba nzari ibiki. Cyakoze umunyamakuru yampamagaye mu gitondo ari kugira ngo ngire icyo mivuga nabwira ngo simbizi. None se ubu Izayi amavuta ariho Izayi ntaga yareba buretse arayireba uzaje muri yereka nkubwiza ukuri Izayi arayireba ariko mu byo yareba buri unamubujije witwa nibishaka Theogene ntiyanamumenye. None se nibishaka Theogene buri uziko urumva inzozi yari afite zari zo kuba umushumba muri ADPR kandi zidateze kuzasohora. Yari afite inzozi zo kuzaba umushumba wa ADPR Shyorongi. Mvuga ibintu bifite gihamya. ADPR Shyorongi ahita yataka nimba zari zinahara ari Imana ari yavuze Imana yise zikansoringa kuko yitwaye nabi y'Imana igutoranije igusiga amavuta yo mu ihembe ugahita usubira mu ishyamba ukazava mu ishyamba ugwije imbaraga z'umutima ukagera ku gihe cyo kwerekanwa ariko uri jomanfu uri tezevu ntarirarenga. Yatanze ubuhanuzi imbere. Iyo Imana ikubwiye ngo uzaba iki ukaza wowe ukakivuga Imana ihita ibikansoringa kuko abo yahamagara ni benshi. Noneho rero kwataka kuriya kataka ADPR akagira gute urumva hari n'abasaza bamwe bari banyatatse kubera kiriya kiganiro twakoranye bo kuri gakondo birukanwe muri ADPR kuko ngene navuze nti nimba umuntu agwagurukije ku ntebe bigakunda akagukura ku ntebe Imana ari yaragushyizeho bigakunda ntago ari imbaraga z'uwo muntu ni imbaraga z'Imana zimwihishemo. None izo mbaraga z'Imana zaguteretse hahandi nta mbaraga z'umuntu zahagukura keretse Imana yabyemeye. Nimba twemera Imana itagukuyeho amaboko hari n'uwakunosha urwara. Nibwo yaba ari ibyago mugende musome inkuru za Yobu muzumva ukuntu byagenze ukuntu Imana yagiye imutanga ikagera ikaza kumwimana. Kubera iki nta muntu ujyuwataka ADPR ngo bimugubuhoro ntibishoboka. ADPR ni igishyitsi gikomeye. ADPR ni igishyitsi gikomeye. Baraza bakayivuga ukubise. Ikibazo ni kimwe. Umwana w'ejo bundi muri 90 umwana w'ejo bundi muri 90 araje yatatse Sanzu Rwimo yatatse usabye Imana Samuel aratondagiye yatatse uyu ntuza tuye hano Nyarutarama
wa mu bishop wabanjirije ya komite yabanjirije ba Izayi arayatatse, ageze kuri Izayi aratatse, ADEPR arayizi yayivukiyemo se. None se ubu ngubu tuvugana umudugudu avukaho baramuzi, baramubatije se, yabatirijwe hese. Umwana w'ejo bundi muri 90 ukavuka ku mutambyi ntihamagara abakomeye, ihamagara abo yatoranyije. Reka twumvikane, mu muryango wabo nuwe mushumba havuka ngabazi ibya ADEPR. Mu muryango wabo ninde muntu wabigeze ku mwanya wo hejuru ku gasongero ka ADEPR ngo tuvuge ngo nibuze inkuru za Dawidi ntuzi? Afite amakuru ya ADEPR. Donc Dawidi yari umuntu uri seriye, ari umuntu uri smart, ari umuntu uzi kugendera ku cy'Imana yamuvuzeho, ari umuntu uzi kugendera ku cyo yavukiye, akurana nacyo, abana nacyo kugeza ubwo Imana igeze gute imutoranije. Ntabwo Dawidi yitambitse imbere, ariko nawe yahamagaye ari from nowhere yatarazwi. oyewe none se reka nkubaze, nimba arahamagaye atarazwi, erega ibi bintu tugira n'ahantu tujye tugira n'ahantu tubikomora, sibyo? Umuntu muzima ugomba kuba ufite amakuru meza mu mudugudu uvukamo, ukagira amakuru meza mu mudugudu utuyemo. Vuga ngo Imana iragutegura. Umudugudu usanzwe muri leta ugomba kuba ukora umuganda, ugomba kuba wishyura mituweli, ugomba kuba utanga umusoro, ugomba kuba witabira gahunda zose za leta. Umudugudu ukaba ukuzi kuri umuntu w'inyanga mugayo, muntu uza mu buyobozi busanzwe bw'idini, ugomba kuba ufite aho wavukiye ubatizwa, ufite abakwigishije igice bagukurikirana. Naho usanga ubu umuntu aravugwaho inkuru zo kurongora abagore mu byumba. Mu byumba. None se reka nkubwire, umuntu udafite umubyeyi wo mu mwuka yabuzwa n'iki gusambanya abagore baje gusenga? Yabuzwa n'iki kubasambanyiriza mu butayu? Umuntu udafite umwuka, umuntu udafite umubyeyi wo mu mwuka yabuzwa n'iki gukora amafuti nkayo? Erega abantu ni basubire ku isoko, begera ababyeyi babakuze, nta mukuru utagira mukuru we. None se nimba Izayi ubu tuvugana, umushumba Izayi nubwo ari kuyobora ADEPR, akaba agaragara nk'umusore ukiri muto, ni numvuga umusore ntibagire ngo ntiyashatse cyangwa ntagize, yafite umuryango, ariko afite abasaza yigira ku birenge byabo. Bibiliya ivuga twigire ku birenge by'abatubanjirije. Utigiye ku birenge by'abakubanjirije uhora ukora amafuti, uhora ukora amafuti. Najye ku birenge by'abamubanjirije, agira idini abarizwamo, agira umubyeyi wo mu mwuka, kandi n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo akora ibyiza, mbese akora ibintu bijyanye na leta b'umuntu muzima. Nyuma y'iki kiganiro witeguye ute ko bagiye kugutondagira nawe? Barantondagira. Nubundi baravuze ngo babuze uburyo bantondagira, simbabujije, ariko nge nta muntu uzatondagira. Ubu nta makuru. Donc ndatanga impanuro nk'umubyeyi. Yego. Sibyo? Ndatanga impanuro nk'umubyeyi. Ntabwo nkeneye ko nibishaka za kuri kamera gutondagira abantu. None se nimba umuntu agusuye mu rugo iwawe mukaganira ukamwacira, uwo hanze amenye ko wa muntu ari imbwa gute? Imana ibimweretse. Y'Imana ibimweretse se nta musanga ajye kumubwira, araza akabivugira kuri kamera agateranya abantu bene karakageni. Byanyuze kuri kamera, nubundi yo ugiye gutanga ubutumwa niho binyuze. Ahubwo ikibazo cy'abantu bitwa ko bamenye Imana, bafite ikibazo cy'ishyari cyo kubona abantu nimba bihuje bakihana bagasabana imbabazi, bahite babataka babarambike hasi. Ninde utanezezwa ko Bishop Gerard yicarana na Pastor Mutesi? Ariko uriya mubyeyi baramushakaho iki? Ese ntabwo abona ko yahereye na kera ashaka gutondagira Asiya, anerekana ngo chat bagiranye, yahamagaye Asiya twicaranye, Asiya akajya amubwira ngo ngo biriya byose byakubayeho, ngo nari imbizi, ngo nanga kubivuga, ngo uyu munsi ngo kuba navuze iriya audio, ngo rwose ngo mubyeyi ngo n'umuntu yembize ko bazaguta. Asiya ati dutegereje Imana. Nicyo kintu yamubwiye. Twari twicaranye, uretse ko Asiya yatuje. Hari umunsi atamunosha. Ntiyamusabye imbabazi. Ahubwo harimo nawe yamusabye imbabazi simbizi. Ahubwo harimo n'ikintu cyo gusaba ba Claude imbabazi nawe yarazi. Harimo ikintu cyo gutondagira abagore bari muri gospel. Abagore kandi muzi neza ko turi mu iterambere ku bagore no ku bagabo. Abagore nabo bafatiye mbere bavuga ubutumwa, ariko baravuga ubutumwa abantu barabataka kugira ngo babakurure mu itiko. Urumva?
haciye kirekire umva ngo Pastor Mutesi none se yacumuye iki? Yacumuye iki? Ntago ari byiza nimba banafitanye ikibazo, nge nababaye. ariko ngo hari ukuntu Pastor Mutesi y'abantu bamuvuze ngo ajya baha imiceri. Inzara yabiri kuvuza ubuhuha ariyo mpamvu. Ngo hari ukuntu ngo yumuvuze nabi buriya afite ukuntu ngo ahita akubwira ati ni inzara ejo uzaze gufata. Ngewe sinaramuzi, nta nimero ya telefone nanagira, urumva? Ahubwo ngewe ntabwo nifuza ko umuntu atondagirira ku by'abandi. Naza avuga ubutumwa tumumenyereye nk'umuvuga butumwa. Na Gerard simuzi. Gerard twahuye rimwe, urumva? Aransuhuza nkuko duhura n'abandi ba YouTubers. Ntabwo tuziranye pe, urumva? Ariko nanone tuvuga ubutumwa tureke kuza dutondagirana. Ntago ari byo rero. Yego, ubutumwa nibwo bukwiriye. Ngira ngo ikintu gikomeye nacyo twari turi kuvuga, yego, n'ukuntu umurimo w'Imana buri gihe dushobora kuvuga ko uhora wangirika, ariko bikaba karusho noneho kuri social media. Donc umurimo w'Imana wari wubatse neza, noneho Satani yarawutinye, ariko abawubatse nibo bagaruka bakagira gute, bakawutesha agaciro. Kandi twebwe twagakwiye ko twamamaza Kristo, mu gitondo tukamwamamaza, ku mugoroba tukamwamamaza, ariko tukongera no kugira imbuto nziza. Nta nicyo akwiye kuvuga mu gihe cyose atari yubaka urugo ngo rukomere. Noneho nanamubwiza ukuri, Imana igiye kumuha ntabwo bishoboka. Ari yamumuhaye nako. Utazi kuyobora neza wo mu rugo rwe, bagende barebe muri Timoteyo, nimba tero wa mbere n'uwa kabiri hafi aho ngaho, mu mpanuro Paulo yagiye yohereza Timoteyo, uwifuza kuba umwepiskopi wose aba yifuje umurimo mwiza, ariko agira umugore umwe azi gutwara neza wo mu rugo rwe, adakunda impiya, atanywa ibiyobyabwenge. None uyu munsi ujye kubona ukabona kuyobora umuntu umwe byarakunaniye, urashaka kuyobora isi yose, nabyo biranze, uri kunezezwa no gusopanya abantu. My friend, samahani, stop. Haryo ubwo umuntu ntago ashobora kuba umukozi w'Imana adafite ntuza, ntago ashobora kuba umukozi w'Imana atari mariye, wenda ngo abe nk'umushumba cyangwa ahabwe inshingano. Mbo ushobora kuzihabwa, ariko impamvu udashobora kuzihabwa, impamvu mbo ziriya nshingano uzihabwa n'Imana, ariko mu buryo bw'umubiri hari impamvu udashobora kuzihabwa. Reka nguhereze urugero. Imana itoranya, ishobora kugutoranya ukiri mu nda mama wawe, ugakura uyikorera, ariko uba ufite ababyeyi mu mwuka bari kukurera. Noneho impamvu udakwiye guhabwa inshingano utari mariye, mu buryo bw'umwuka urazishobora, ariko mu buryo bw'umubiri biragorana. Hari umugore uzaza kukugisha inama ko mu rugo iwiwe mu buriri bitameze neza, kuko urumva nimba ufite pasteri, iyo ufite pasteri mwiza ntushobora kujya gushaka undi mujyanama, ariko nakwegera kandi utari mariye, agiye kukubwira ibyo mu buriri, ntazi iby'abagore n'abagabo, ashobora kuza gutana cyangwa Satani kabamutegeramo. Ko padiri azigira abantu, padiri aba yarasezeranye, aba yambaye impeta. Muzambwira umupadiri utambaye impeta ya mariage. Padiri asezerana nande? Na Yesu. Asezerana na Yesu, agasezerana n'Imana, akemera kubana nayo ubuzima bwayo bwose. Niyo mpamvu padiri mu nyigisho yigamo n'inyigisho z'imboneza mubano. Yarangiza bakamuryamisha hasi, akambara impeta ya mariage, agasezerana n'Imana. Padiri rero arabyemerewe kandi kimenyimenyi, yiga imyaka myinshi, sibyo? Ariko kugira ngo ube pasteri utari mariye, hari ibibazo byinshi bizakugonga. Urashingira utabantu utarashingiwe. Padiri atambaye impeta ya mariage yakoranye na Yesu ntabwo ashobora gushingira, ariko uyu munsi ashingira kuko yambaye nawe impeta ya mariage. Abantu bareke kwitiranya ibi. Ese ibi bintu byose bishobora kuba byari bihari, ubona ko bimaze guteza akavuyo haba mu bakristo ndetse no mu banyarwanda muri rusange, ntibishobora kuba ari byo byatumye wenda ubuyobozi bwacu bureberera umuturage
butarebeye mu mwuka ahubwo burebeye mu mubiri, kuko ibintu byinshi hari ukuntu abantu b'abarokore bakunda kuvuga ati ngo urebe, iyo urebeye mu mwuka ubona ibintu biri kubura ubuyobozi bwo ntago baba buri mu mwuka, iyo buri kureba ibintu bishobora kwangiza umuturage cyangwa se bishobora kugira ingaruka ku kosora aka kantu. Yego, ubuyobozi ntibaba buri mu mwuka ariko waba buyoboye n'umwuka. aho ngaho impamvu nkubwiye ngo ntibaba buri mu mwuka, ngira ngo mu rukiko yari ari mu isi y'umwuka ari kuzimu, ntago bari abantu bo mu nkiko, umucamanza ibyo bintu ntago aba ari kubyumva, ntabwo bashobora kureba bakuzize ko wabaye ikuzimu, ahubwo bakuziza imitima wakomerekeje uvuye ikuzimu. yego, ibintu byo kufunga insengero no kuvuga ko abapasiteri bagomba kubanza gushaka kwiga ntibishobora byo guca ku kavuyo kose. None se nimba umuntu nka Theogene aje akikoma ku gatuza ngo ni umuhanuzi, ejo nyuma y'iminsi 3 akagaruka ari gutukana ibitutsi bimeze kuriya, akagera kuri ikintu cyitwa isuka n'agatebo, nabihagarike kandi nabihagarike bitaraba nabi. Ibintu byo gufata agafata agahera ngo ngisuka n'agatebo ngo yare ni ikinyabupfura gice, ukwiye no kujiwawa bakakugorora. Urabyumva umukozi w'Imana kuri kamera hari ukajya gutukana bene kara kageni isuka n'agatebo harya bwo igihe ntago nyankurikira nimba navuga ngo ni imbwirwa ruhame, nimba navuga ngo ni ubuhanuzi bwe, nimba navuga ngo ni ibiganiro bye, ntabwo ashobora gukora bibiri ataravuga icyo kintu. None se bamaze kubona iki kintu babuzwa n'iki kuza guhagarika bavuga ati okay, uyu yagaragaye nk'umuhanuzi uyu munsi reba ibi bintu ari kuvuga, nta bahanuzi bahari, bakabikansoringa. Kubera iki? Abahanuzi bwabo bubatse ikintu gikomeye cy'isi y'umwuka mu bantu, kubuhanuzi bubaho, kubuhanuzi bukora, kubuhanuzi bugiraho bukuru umuntu nawo bumujyana. Baragarutsa bari bo bwabo bitobera bwabo hanuzi bahanuye kera. Umuhanuzi azanira isi amahoro, azanira igihugu amahoro, ntabwo umuhanuzi ashinzwe guhahamura abantu no kuvuga ngo biracitse ni mwirukanje, birukanje se bajye he? Kuba umuntu yahanura ko hari ibyago bigiye kuba cyangwa ibintu bikomeye bigiye kuba, ko umuntu yahanura ko Nyabugogo hagiye kuba inkambi, ibyo bintu birangiza iki muri rubanda? Bituma hari abantu abarokore kubera kwizera ubuhanuzi cyane, bamwe bacika intege zo gukora. Urumva? Abandi bahorana inkeke ku mutima, bavuga bati ibyo turi gukora byose ntabwo tuzabirya, kuko nubundi batubwiye ko hari intambara igiye kuba. Mbese aba ari ibintu byinshi bituma umuntu ashoboye kurara adasinziriye. Bihagarare rero. Imana ibaye bumutumye ikamushyiraho igitutu cyo kubivuga. Imana yigutumye ikakubwira ngo ugende ubibwire isi yose cyangwa se igihugu cyose, ibifite n'uburyo izabisohozamo kugira ngo wemerwe. Ubu se nta bahanuzi bagiye babihanura kera twagiye tubona kandi bigasohora? None se wakwibaza ngo ni impamvu ki uyu munsi umuntu tumana mu isura y'ubuhanuzi, mu kanya tukamona mu isura itari nziza yo kugaragaza imico mibi? None se Imana isigaye ikoresha ingegera, Imana isigaye ikoresha abanyabyaha, yabuze abantu bayubaha. Nimba umuntu ari kuza akagaragaza ivuga butumwa ryiza, mu kandi kanya kongera akagaragaza ko ibimuvamo byavuye mu itiyo yanduye, muri robine yanduye, duceceke se? Oya, Imana iracyafite. Nta nubwo twanarwanirira Imana, nabyo nanabibabwira, ariko tuzajya inama. Twe turi kujya inama, ariko Imana y'ibifite ikigomba gukora byanga bikunda. Haryo ubwo Imana irirwanira ariko ikoresha abantu, ariko ntabwo yantumye kuyirwanirira, ahubwo ndi gutanga iki? Inama. Navuze ngo mwana wanjye, hamwe wahindura ingeso zawe mbi ukagarikira Uwiteka nawe yakugarukira. Reka mvugishe uyu muntu. Halo, muraho neza Bishop Gerard, nguhamagaye ndi mu kiganiro. Ninde sumamagaye? Ni Samu Gakire. Nguhamagaye turi mu kiganiro, turi gukora ikiganiro, ndi kumwe n'umuvandimwe bita Imana irahari Pascal. Ari kuvuga ku buryo ikiganiro cyawe wagiye gusangira na Mutesi cyatanzweho comment navuga itari nziza n'umuhanuzi nibishaka. Wabyakiriye ute? Icya mbere ntabwo nemera ko ari umuhanuzi.
icya kabiri ni uko iyo uri umuhanuzi satani ntabwo yunga abantu, ahubwo satani atandukanya abantu. yes Nimba nafashe umwanya wo guca bugufi no guhinduka, nkava mu byo nari ndimo by'ibyaha, bakaba aribwo bangaragaza impinduka umusinzi batarabivuze, ngahinduka umusambanyi batarabivuze mbere, ngahinduka igisambo batarabivuze mbere. Ni ikimenyetso cy'uko abo bose ari abakozi ba satani, kuko bakaba baragaragaje ibibi byanjye mbere y'uko nihana. Ariko kuba nakijijwe ngava mu byaha ngatangira urugendo rwo gusaba imbabazi natekereje nabo nagiye kuza bagenzi banjye, abantu bakaba aribwo bampagurukirana ikimenyetso cy'uko ni byiza ko mucuruza mukabona amafaranga, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi buri muntu wese azahagarara imbere ya Kristo, waba ubyemera waba utabyemera. Isi tuyiriho ariko tuzayivaho. Nabonye byinshi rero kuvuga, ni nawe muntu ufashe telefone ye bitewe wenda n'uburyo twari tubanyemo, yego ntabwo naha iki kiganiro, kandi natanze kuwa gatandatu nahaye uburenganzira umuntu wese kumvugaho. Mu kiganiro nakoranye na Ezekiel kuri Kiranuka, naravuze ngo muhaye uburenganzira avuge, sinzamusubiza. Nuri bumanura umuriro ukava mu ijuru ukagwa mu isi, kuko satani arabishoboye. Bivuga ko satani ashobora kumanura umuriro ukagwa mu isi, ntabwo ndi bumusubize. Icyo nzi ni uko mfite aho mva aho njya, mfite imyaka 46, mbyaye 5, ndi umugabo uzi guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Nahise nikorera kugumana ikibi. Murakoze. Nibishaka wamubwira iki? Icyo namubwira, ndagaragara yambwiye ko nakibonye ikiganiro yavuze ko ndi umusinzi muri Mayange n'ahandi, ndagaragara kuri social media ntukana, sindagaragara kuri social media nasinze, kuko n'ikiganiro nabonye yagikoze yasinze, ariko yakoranye na Pasi. Icyo namubwira ni kimwe, ntabwo umuhanuzi uri umuhanuzi mu buryo nizemo, yaba ari administration, yaba ari uburyo bwa pastoral. Ntabwo umuhanuzi abeho gusenya abandi yitwaje ubuhanuzi, cyane cyane ku izina ryanjye jyewe rirutirye. Ariko umusabira ni kimwe, Imana izamuha agakiza. Naho ibindi byo imiza tukana na ba Ezekiel, isi iramuzi, basubiza inyuma ibiganiro bareba ibyo yagiye avuga, ibyaba bene wabo n'ibiki byose. Ntabwo wari umukozi w'Imana, kandi igihe ndi kurwanywa na satani, nta n'umuntu uri kurwana. Iyo umuntu atari umukozi w'Imana ubwo abakorera satani, ubwo nibishaka n'umukozi wa satani 900%. Kuko yaba umukozi w'Imana yakabaye yishimira ko nagiye gusanga umukozi w'Imana Pastor Mutesi tugakora ikiganiro, yakabira amahoro yatashye mu mitima y'abera. Ariko kuba naciye bugufi n'umwana akanyakira, byuwe bikamwinfekta, aho mu by'ubusinzi jye ntabwo ntuyibatsinda ngo tube duturanye, uraya akazana n'ibyaha biremereye. So umukozi w'Imana yakabaye ansanga akambwira ati nabonye wasabye imbabazi, none ubwo ariko ntugire icyo ukata, kuko ikiganiro ndaza kugikurikira. Yego. Yakabaye asanga nimba ari umukozi w'Imana koko, akambwira ati nabonye wasabye imbabazi, ese koko wakijijwe? Nkamubwira nti nakijijwe. None se waretse bwa businzi? Nabwo naburetse, sibyo? Ariko Pasi ahita ahamagara
sibyo akavuga ati ngwino dukora ikiganiro usenye Gerard ntabwo nibi azarugeraho uretse Imana imufashije. Hanyuma mfite amahame ngenderaho, nahisemo kureka ikibi nyoboka icyiza. Icyiza ni uvuga wese nabahaye kuwa gatandatu uburenganzira, buri wese icyo ashaka, buri wese yanaragize ngo ashaka, ariko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditseho aya magambo Uwiteka azabe, kandi uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha ku mwanya uduhaye Bishop Gerard. Ngayo nguko hari aho agiye kure y'ibyo navuze, mvugana nawe se ikintu noneho we atsindagiye avuga nibishaka ntabwo ari umukozi w'Imana, ni umukozi wa Satani 900%. noneho rero ngewe nanze kuvuga ko atari uw'Imana cyangwa uwa Satani, ahubwo namubajije afite umunwa wo kuvuga, arashoboye, azasobanure hagati ya Satani n'Imana akorera nde, ku buryo yishimira ko abantu bahora bashwana, ntanezezwe nuko abantu bahujwe, ntanezezwe nuko abantu biyunze, arashaka kugira ngo abantu bahore bashwana. Nicyo ashaka, ku buryo ari buhita baduka akavuga amagambo angana kuriya y'ikinyabupfura gikeya, y'agasuzuguro gakabije. Uko rero yego ngira ngo abo tubashe guhamagara Gerard, wenda mutesi we ntago bikunze, ariko ibyo byose turabyumvishe uburyo Gerard Bishop yababaye. Ntera intambwe koko, nanjye nababaye mu nzira nziza nshaka guca bugufi, bibabaza abantu nyine ibyo asobanuye abantu badukurikira. Nawe ahereye mbere, njya gusobanura nibishaka, namuhereye mbere, nababwiye ko muri bufate ikiganiro nakoranye nawe, nakibahaye hataza kugira umuntu ntondagira. Yego, nabahaye ukuri kose gushoboka. Imbaraga ziza kumusumira, nongere mbisubiremo, arazikizwa nande? Nepo w'umusaraba yaramwandagaje, nabisobanuye mu buryo bugaragara. Ikipe y'abavuga butumwa b'umusaraba bamugemuye, bamwishyuriye umwavoka, yarabandagaje, bamuriye amafaranga, ngo bamuriye amafaranga bamuriye amamiliyoni. Kwizindi imbaraga zigiye kumusumira, ararengerwa nande? Afite izindi nshuti? Nta nimwe. Nta nshuti afite? Ni yihese Perezida wamusabiye ituro avuye muri gereza, nabisobanuye mu buryo buhagije. Yaramwandagaje. Urabyumva neza? Izihe nizihe ku buryo yakomeza gutondagira abantu bene aka kageni. Stop rero, arekeraho, kandi ubwo ndanabihagaritse. Nepo hataza no kugira ngo hoya ubwo umuhamagaye ntihaze kugira ngo natangiye ikiganiro hano, nibwo yinjiyemo hano. Ikiganiro n'ubundi cyakuvuze kubera iki bintu byose nibishaka wakuvuze utigeze wisobanura na rimwe. Ngewe se kubera iki nta nari wigeze usobanura ngo ubwire abantu kuri ko yakuvuze ibintu byinshi. Nawe arabizi ko byavugaga ari ukuri, abeshya. Kandi rega ibintu byose byo bitega igihe, iyo biteze igihe cyerekana ukuri. Uyu munsi rero abantu bazi ubwenge bose bari bazi ukuri. Bazi ukuri. Ibyo rero ntabwo nabitindaho ngewe. Umuntu wese twabiteze igihe cyarerekanye abantu bazi ukuri. Yego, uri mu bantu bamufashije, abantu barabizi. Nta munyamakuru utabizi, nanjye ubwanjye nihereyeho dutangira n'urubuga, nanjye warunsizeho. Ibyo ni ibintu wakoze. Nyuma y'ibintu yavuze wakuyemo irihe somo mu gufasha? Se ntibyahise biguca intege? Nabisobanuye kuva kera Asamu. Ngewe iyo mfashe umuntu nta nyungu mba nkeneye. Yego, mfashije umuntu nk'umukeneye inyungu nacika intege. Ariko uko namufashe nafasha n'undi muntu, kandi namufashe ntakeneye inyungu, ntago nacitse intege. N'uwari wese icyo naba nshoboye gufasha umuntu nagifasha, nakimufasha. Icyo nashoboye itsoka, ariko icyo naba nshoboye ntago yaca intege, ko namufashe nta nyungu mukeneyeho. Ibyo yarazize n'ubundi ari mu nzira yabyo, ni ibyo mugenzi we Pascal ari kuvuga nk'umuntu muzi. Erega ntabwo ndi mugenzi we. Nge wabanzi bazi ko nanga icaha n'igisa nacyo.
urabyumva neza abantu baranzi nabisobanuye impamvu nepo atamusubije iyo navuze itandukanye niyo yakubwiye nese nepo navuganye nawe njyewe ntabwo yashoboraga kubura ubwenge nkawe nepo urabona ari kujya mu yihenze ntago njye wenda sanze muri mu kiganiro ntago nzi ibyo mwakoze mu kiganiro ntago mbizi ariko ibyo ndi kubona byo dufite igihugu kigenda ku mategeko ariko ko nabicuze sindi ntago ndi umunyamategeko ariko icyo nzi cyo harana ari kurengera ari ikintu bita insubiracyaha bibaye insubiracyaha yadanje mu byo bamubujije tutegeye kure mu byo yemeye no mu myanzuro urukiko harimo we yavuze ko atazasubira kuri YouTube kwebye ngo so far umunsi gukora ibindi bo ntago mbizi ko ngiye ndebye mu ishuri ryanjye harimo ikintu cy'icyaha reka turakoze cyane Nepo umusaraba abantu banagiho bareba ibiganiro Nepo akora ibiganiro byiza cyane namwe mujyane mukore subscribe abantu muri kureba ikiganiro ku musaraba mukomezanye nawe mu rugendo rw'umusaraba ariko rugana ahantu heza yego dusoza yego gira ubutumwa nari ngiye kuvuga ngo ugenera umusangira ngendo wawe inshuti yawe yakadasohoka utanongera reka twumvikane nababwiye ngo hano hari nibishaka kuri social media hari nibishaka wo mu rugo donc wo mu rugo ushobe gusanga twarasangiye icyayi ariko wo kuri social media nta kintu nasangiye nawe n'urugero rufatika mfite nibishaka wo mu rugo nkagira nibishaka wo kuri social media uyu munsi rero naje kuri nibishaka wo kuri social media wo kuri media wabyumvise uwo mwagiye mugarukaho ko akorera satani nje nakubwiye ngo ajye kuri kamera asobanurire Imana irahari hagati y'Imana na shitani akorera ndi kandi afite umwe akorera ubwe abyivugire abyature cya kabiri ubwo ndi kwanzura yego tudusoza nta cyanzura nguhaye full stop hagarika ibyo urimo uhindure uvuga ubutumwa barakureba nutabihagarika ndumva navuga hagarika ibyo urimo hagarika gutondagira abantu batagutondagiye usabye guhagarika gutondagira Izayi urabyanga ejo bundi umusabye imbabazi Imana yakunoshe ubu rero noneho ntago ari nka birya byakeraga hoye ibintu byarahindutse hagarika ibyo bintu nurangiza wibuke aho watakarije ugarukira Uwiteka nawe arakugarukira natabikora amaraso ye sinzayabazwe ubwo azaririmba kakaririmbo nanjye nkarabiye imbere ye iyo mbimenya iyo mbimenya n'intero mbi sinamenye iraza ikayikiriza hagarika nshuti yanjye uri kurengera urakoze cyane Imana irahari Imana iguha umugisha cyane ku mwanya uduhaye no kubyo uvuze bwo abantu nabo baze kujya mu bitekerezo baduha ibitekerezo kandi ubwo nimba babona hari n'uburyo muri cyo nkundira ibitekerezo umuntu wese avuga uko abyumva kandi dukuramo ibyubaka ibitubaka byo turabireka tugakomezanya urugendo n'ibyubaka ndagushimiye cyane abantu bagenda kuri YouTube channel yawe Imana irahari TV bakore subscribe nubwo batanajyayo nzasenga bazaza cyanjye aho biva ndabizi amen